Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nshuti bakunzi ba radiyo Rwanda, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze muri studio za radiyo Rwanda, kuri tubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2019. Kuri mikro ni Shaste Gahunde, kuri radio Rwanda nyine nkuko musanzwe mubimenyereye. Muri aka kanya tujye kuganira na nyakubahwa president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana. Tukaba turi buganire ku nsanganyamatsiko irebana n'ivangura moko cyangwa se ivangura rigaragara mu gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ariko ntituribuze kureba ibibazo byonyine kuko turibuze gusoreza noneho gutanga umuti. Ari buze kutubwira uko abibona ndetse nuko yabitekereje kimwe na bagenzi be nabo bafatanyije mu bikorwa byo bya politiki, kugira ngo dukomeze nyine gutanga umusanzu, kugira ngo umusanzu wo kwamagana ikibi no kwirinda ko ibibi by'amateka mabi twagiye tunyuramo byazisubiramo. Reka rero muhe ikaze muri studio za radio Rwanda. Nyakubahwa president, tubaha ikaze. Mwiriwe neza, nishimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomeye abanyarwanda muri iki gihe ndetse no mu gihe cyashize no mu gihe kizaza, yenda niba nta bisubizo bibonetse. Ikibazo cy'irondakoko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye, yenda nacyo nyirabayazana ibibazo twahuye nabyo n'ibyo duhura nabyo n'ibyo dushobora kuzahura nabyo mu gihe kizaza kiramutse kitabonewe igisubizo. Urakoze cyane, nishimiye kuganira n'abanyarwanda muri uyu mugoroba. Murakoze cyane namwe kandi turabashimira ko mwitabiriye nyine ubu butumire, nkuko mudahwema kwitabira ubutumire tubagezaho mwirgumwe imirimo yanyu ya buri munsi. Reka rero duhere igihe gitoya ndagira ngo tukimare mu kurebera hamwe uburyo icyo kibazo giteye. Hari abantu babibona bakicecekera, hari n'abeze nk'abatabibona, ntekereza ko ari ukubyirengagiza, ariko ikibazo cy'amoko mwebwe nk'uyo mukurikije mubona gihagaze gite mu Rwanda muri kino gihe? Muri iki gihe dufashe urugero mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2019, ikibazo cy'amoko mu Rwanda kimeze gite? Urakoze cyane. Ikibazo ndaje ni ikibazo gikomeye. Mu by'ukuri ikibazo kiri mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cy'amoko, kubera ko amoko yacu turayazi. Hari Hutu, hari Tutsi, hari Twa. Abahawe ubwenegihugu ntabwo barateza ikibazo kugeza ubu ngubu. Abahawe ubwenegihugu batari abanyarwanda. Abatwa nta kibazo bateje kuko ari minorite idaharanira ubutegetsi, idaharanira kuyobora igihugu, ubwo iracyari minorite cyane ikeneye gufashwa kugira ngo nayo igere ku rwego rw'abandi. Ikibazo twagize cyavutse hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko byumvikane, ndagira ngo byumvikane, ntabwo ikibazo ari ikibazo cy'amaraso kubera ko bivuka ku bahutu, kubera kuvuka ku batutsi. Ikibazo kitangira ku bahutu n'abatutsi bari mu rwego rwa politiki, bari guharanira kuyobora igihugu. Aha ndagira ngo nisobanure neza. Rwose iwacu mu giturage muri Nzahaho mvuka, iwanyu Shaste ku Kibuye, ubisuzumye neza usanga ikibazo kitavuka ku mututsi usanzwe, ku muhutu usanzwe bibereye mu giturage, babandi bize mu mashuri amwe, muri primaire, muri secondaire, bararanye aho ngaho muri interina. Ntabwo ikibazo giterwa na babandi twasenganye, na babandi twashingiranye, na babandi twasambanye, na babandi twabyaranye, na babandi ntabwo ikibazo ari aho ngaho kiri. Ikibazo gitangira kuvuka iyo hari imyanya y'ubuyobozi iri guharanirwa, haba mu gihugu, haba muri za kiliziya, ahantu hose haje ikibazo cyerekeye leadership. Ikibazo Hutu Tutsi niho kivuka. Mu by'ukuri si ikibazo cy'amaraso, si ikibazo cy'ubwoko, ni ikibazo cy'irondakoko. Ni ukuvuga abantu bakoresha iyo turufu y'ubwoko kugira ngo bagera ku mwanya bifuzaga. Ikibazo ni uko kivuka. Kinyurwa mu mateka y'abahutu n'abatutsi mu Rwanda ni ibintu bizwi, ariko hari ikintu umuntu yavuga. Ingoma ya cyane yakoresheje ubututsi kugira ngo umuntu abo umwami kandi ayobora igihugu cyose ari propriété privée. Nta nubwo ari abatutsi bose bageze ku bwami, zari inzu nkeya, inzu y'abanyiginya, inzu y'abega yaje kwigeraho bigezweho na Musinga. Izo nzu nizo zakoresheje ubwoko bwa Tutsi kugira ngo ziyobore igihugu.
ibyo ngibyo byahangayikishije abanyarwanda cyane mu gihe cyo kumva ko ibintu bishobora kugenda ukundi. Ndetse umupadiri twashita twabanaga bajya gutubwira ati twebwe mu gihe kuko yavutse muri za 20 na kangaha hari mu gihe cyacu suko byumvikana ubwami nta kibazo bari buteye kuko twese twumva ko uko byari bimeze. Umwana agomba gukora umututsi afite inda akomokamo, ntabwo ari uko twumva ko ari ikibazo. Ariko byaje kugera igihe impinduka zitangira kuza mu isi mu bihugu bindi no mu Rwanda muri za 50 abantu batangiye kujijuka, batangiye kumenya ubwenge, batangiye kwiga, batangiye gusoma filozofiya, bakayibanda abo ngabo bagera ahantu bumva ko batahezwa gusa kubera ko bitwa abahutu. Baravuga bati ibintu byagombye guhinduka, n'ahandi niko bimeze. Ntabwo abantu bashobora kugendera ku maraso gusa, umuntu winjije ngo tuyobore igihugu ari cyari propriété privée, abantu bize bajijutse baraho babaheze mu myanya unuko bakomoka mu bwoko bw'abahutu tuvuge. Ntabwo ari abahutu bahezwaga n'abatutsi bo mu bundi bo mu zindi nzu bashobora guhezwa. Noneho ariko umva ukuntu ikibazo kivuga. Muri 1962 tumaze kwigenga, muri 1961 hamaze kujyaho repubulika, abahutu bumvise ko igihugu kibaye cyabo, cyane cyane ko ari benshi mu gihugu. Icyo gihe babaraga ko 85 n'ubu turacyabivuga ku ijana ry'abaturage ari abahutu. Iyo abantu ari 85 ku ijana bahita bumva ko igihugu ari cyabo, ubundi byose niko bigenda, bahita bumva ko ari cyabo. Mbere ariko bayoborwaga na nyamuke y'abatutsi bakabyemera kuko kugiye cy'ubwami niko byumvikanaga. Ariko bamaze kumva ko ibintu byahinduka, hamaze kuzamo umwuka wa demokarasi mu gihugu ko abaturage aribo bagena ubutegetsi butagengwa n'amaraso n'uko wavutse. Icyo gihe igihugu cyari kibaye cy'abahutu ku buryo budasubirwaho, ni ukuvuga ngo abenshi baramutse bagize iyo conscience bakajya noneho mu gutora kugira ngo batange ubutegetsi, batora bene wabo kugira ngo baharanire inyungu zabo. Niko kaga twagize muri guhera muri 59 cyane 62. Akaga suko abahutu bari kuva mu bucakara bagize conscience ko nabo bashobora kuyobora igihugu bagaharanira inyungu zabo. Byari bikwiye ko biba bityo. Akaga no kubugera ku butegetsi ukumva ko noneho babandi banyamuke nabo babaye nkaho babaye inyangarwanda gusa ukaguma, nubwo mu by'ukuri hari ibitero bari gutera bashaka guhirika ubutegetsi bw'abahutu byashobora gutuma bitwa gutyo icyo gihe. Ariko byumvikane ko iyo umaze kugera mu ntebe y'ubuyobozi, iyo umaze kurebera igihugu cyose, ari banyamuke ari banyamwinshi ari abana b'igihugu, byagombye gukorwa vuba ku buryo uwo nyamuke yaba umutwe yaba umututsi yumva mu gihugu cye. Aho ngaho hari umurimo utarakozwe kubera ntabwo nshinja umuntu twakayibanda, kubera ko Kayibanda ndamukunda ku buryo bw'umwihariko, kandi hari impamvu zituma mukunda, kubera ibyo yakoze, kubera aho yaravanye abanyarwanda, kubera intambwe yabateje. Ndamukunda ku buryo bw'umwihariko, ntabwo mutengera ngo musabire kuko nzi ko ijuru ryari ririmo, ahubwo ndamwiyambaza n'utari ubiza bimenye. Nakwifuza kugira ubwenge nk'ubwe, nakwifuza kugira karisime nk'iyo yari afite, kugira ngo nanjye mfashe abanyarwanda bari mu kaga, bari mu kibazo kuba bakwibohoza bagatera imbere. Ndabyifuza rwose, ndifuza kumugaragaza. Ariko hari ikibazo kitakemutse icyo gihe, kubera ko dictature yari ifitwe n'abatutsi mbere ya 59 yafashwe n'abahutu, noneho bo bagerekaho no kuba abanyamwinshi, ntibabona umwanya wo gukemura ikibazo cy'uko umututsi nyamuke yakwiyumva neza mu gihugu cye, akareka kwitwa inyangarwanda, akumva nawe afite amahirwe nk'ay'abandi bafite. Icyo nicyo cyaragoranye kugikemura, abone ntibyari byoroshye n'icyo gihe. Ariko iyo gikemurwa muri icyo gihe cya repubulika, tuba twaragize amahoro n'intambara ziba zarakemutse. Ndatekereza ko mukiri aho ngaho kuri Kayibanda n'uburyo yitwaye mu miyoborere ye, cyane cyane ko wenda atarafashe ibyemezo bya ngombwa cyangwa se ingamba zihamye kugira ngo icyo kibazo cyabanyamuke nabo biyumve mu buyobozi cyangwa se bumve nabo bafite uruhare mu gihugu. Nyamara hari aho bivuga ko yashyizeho amakomisiyo atandukanye, ndetse ashishikariza abatutsi abari bagiye hanze, abashishikariza kuza mu gihugu bakaza bagafatanya kubaka u Rwanda. Ndetse ikindi cyagaragaye cy'umwihariko, uretse kwenda abantu badakunze kubigarukaho cyane cyane kubera ko ari ubuzima privé, ariko ngo wasangaga, niba bitari byo uraza kutubwira, ngo wasangaga mu by'ukuri abayobozi b'abahutu bari bamaze kwinjira muri repubulika, ngo wasangaga bose bafite abagore b'abatutsikazi. Ibyo bintu wabisobanura ute, ko niba bayumvagamo ndetse no kuba bashaka abatutsikazi ko nta kibazo kirimo, kandi ndetse akaba yarashyizeho n'amakomisiyo yo guhamagarira abatutsi yabareka muze dufatanye kubaka igihugu, ubwo nse n'iki wamunenga uwo muntu? Ibyo nibyo natangiye mvuga ko ikibazo cya hutu tutari ikibazo cy'amaraso,
ni ikibazo cy'abari guharanira ubutegetsi bwa politiki. Kurongora umututsikazi mu gihe cyaba Kayibanda ndetse byagaragaraga neza kubera ko abatutsikazi icyo gihe bari bubashywe, abatutsi bari bubashywe kubera ko bari bafite icyo bapfana n'ingoma. Kumurongora byari sinye nabyo yo kuba uri evuriwe, kandi abo batutsikazi barongorwaga n'abahutu nabyo babarongora kubera ko bakundana, nicyo cya mbere, kubera ko bakundanye bafite aho bahuriye babendeye, ntabwo babarongoraga mu buryo bwa politiki gusa. Noneho rero ntabwo ikibazo cyari amaraso kubera ko n'umuhutu cyangwa n'umututsi. Ikibazo cyavukaga bigeze mu rwego rwo guharanira inyungu za politiki no kuvuga inyungu rusange. Niho habwa abantu bagashaka kwiyoruganiza bashingiye ku bwoko kugira ngo bigire icyo bibagezaho. Ntabwo rero ndi kunenga Kayibanda, sinshobora no kumunenga kuko ni byinshi yakoze, gusa icyo ndi kureba ni inyungu z'igihugu muri rusange. Icyo gihe ntibashoboye gukora byose ngo bitungane 100%. Mu kitaratunganye no gufasha abatutsi batari bafitanye isano n'ibitero bya gisirikare biri kuba ko bakwiyumva mu gihugu n'ubw'impindukisha. Kandi ntabwo nashinga Kayibanda ko bari kubishyira mu mitwe yabo, kubera ko igihe bari bavuyemo cyari igihe cyemewe na bose ko abatutsi basumba abahutu, ko aribo bakagombye kuyobora, ndetse ko muri bo hari inzu zavukiye kuyobora abandi. Icyo gihe witonde ko imyumvire y'abantu niyo ituma bakora ibikorwa bakora. Niyo abantu ariko babyumvaga ko basumbye abandi abatutsi, icyo gihe bumvaga ko basumba abahutu, ko nta n'ikindi bapfa ndetse ko abahutu bababera abagaragu. Ntugire ngo ni Kayibanda wari gukora umurimo wo kubahindura gutyo gusa. Wongereho noneho ko Kayibanda ngufi niko bamwitaga icyo gihe ageze ku butegetsi, noneho hari abatutsi batabyemera batanabishaka, bari gukora uko bashoboye kandi bafite ububasha, bafite ubushobozi, bafite ubukungu, bari gukora uko bashoboye ngo bapfane. Ibyo rero byose ntabwo byatuma duca imanza icyo gihe, ariko nanone byambuza kubona ko hari ikibazo kitakemutse kuko cyaje kudukurura ingorane nyuma. Ni ukuvuga icyo gihe muri revolisiyo yabaye, mu mpinduka zabaye muri icyo gihe, byabaye ko abahutu bo bagira amahirwe yo kuva ku ngoyi, ariko abatutsi benshi reka mujye muri rusange hari abumvise ko bo bafite icyo batakaje, ndetse batakiri abenegihugu, babaye inyangarwanda nk'uko bamwe baje kubita nyuma. Mbese ibibazo byacu naho byatangiriye nuko byagenze, ariko sindi kwishinja Kayibanda, sinshaka no kumushinja. Noneho rero nagira ngo ubwo twavuze kuri Kayibanda, noneho dusimbuke duse n'abasimbuka. Urumva ko ibibazo niho biratangiye kuko abatutsi bahoze ku butegetsi barumva noneho nta mbaraga cyangwa se nta jambo bafite mu gihugu. Reka dusimbuke tujye kuri Habyarimana. Igihe Habyarimana noneho muri Repubulika ya kabiri, ikibazo cyakomeje gite cyangwa se cyahagaze gite kugira ngo noneho tuza kuhavaho tuze kugera mu gihe cya nyuma ya 1994 Habyarimana amaze kwitaba Imana, tuze kureba uko byihagaze ubu ngubu. Hari ikibazo gikomeye abantu batajya bavugaho mu mihindukire y'ubutegetsi muri 1973. Muri 1973 Habyarimana, ndongera mbivuge nanone nkuko nakundaga Kayibanda. Habyarimana ni umuntu nkunda cyane kuko niwe namenye mu by'ukuri, niwe namenye kubera ikintu kimwe, kubera projet de développement yarafite mu giturage kuko yangeragaho direct. Nta bintu byinshi nakuye ku butegetsi bw'icyo gihe, ariko nabonaga uko haranira ko amajyambere yagera mu giturage. Icyo kintu nzakimukundira, nzakimushimira. Nanjye mbaye umuyobozi w'u Rwanda, icyo kintu nakimwigiraho rwose nkagikora. Ariko tugaruke kuri icyo kibazo twavugaga. Habyarimana ageze ku butegetsi muri 1973 yabugezeho deje hari turubure, ni ukuvuga icya kibazo cy'amoko cyarakoreshejwe kugira ngo n'ubutegetsi buhinduke. Sinzi uwabigennye atyo kugira ngo n'abatutsi banya kugorwa muri icyo gihe, bongere bakubitwe, bongere birukanwe mu mashuri. Ibyo byose birazwi, ntabwo ari uko bihimba, byarabaye kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Kayibanda. Noneho ariko amaze kugera ku butegetsi we yaratuje, aba umuntu w'umunyamahoro nk'uko yabivugaga, agerageza kureba uko abatutsi batuza mu gihugu. Bamwe barakundana, baba n'inshuti ze, hari abajya babyivugira. Nigeze kumva umudamu nkunda cyane wa Rwigara, Paul, ukuntu Habyarimana yabubashye, ukuntu yabagiriye neza. Narabyumviye n'amatwi yanjye mureba ukuntu yabubashye, ukuntu yabafashije, ukuntu bajyaga iwe, ukuntu batembe. Hari abatutsi benshi yafashije. Hari n'umugenzi wanjye wigeze kwandika inkuru ngo Habyarimana ntabwo yigeze yanga abatutsi, ariko ikibazo atabashije gukemura ni kimwe, nuko abatutsi Habyarimana yakoze coro zikomeye kugira ngo abatutsi bubahwe mu gihugu, ndetse abarekurira ekonomi kugira ngo bakore bagira amafaranga nk'ibyo byaba Rwigara, bakore rwose ntawe ubabangamiye. Ariko hari ikintu kimwe, umututsi kugera mu rwego rwa politiki hejuru no mu gisirikare byari ikibazo gikomeye. Umututsi yaravangurwaga ku buryo bwakumvikana, kubera Kigali ryatangiye muri cya gihe cy'ibitero by'inyenzi.
baravuga ati nimureka abatutsi bakajya bakaba ofisiye mu ngabo bazafatanya n'abari bari hanze bahora bashaka kudutera bitera ikibazo. Bo niko babyumvaga icyo gihe, uhimbajije kuko nabyumva ukundi barabyumvaga. Ibyo byarabakurikiranye. Ni ukuvuga hari umugabo wayoboraga electrogaze sinzi niba umuzi, Habyarimana yagiye amudefana n'abashinga inkuru nyinshi n'abayirije abantu bamuzi ntako atagize ngo abatutsi bari kusa n'abavangurwa mu kuzamuka mu nzego za gisirikare za polisi, agira ukundi abakombora, agira ukundi abafasha, agira ukundi abitaho. Yarabikoze rwose ndetse cyane, nanjye nkarengeje urugero nka bamwe bajya babivuga batyo. Ariko n'ubundi umututsi hari ikintu atarafite, ari duru atarafite, niyo kumva nawe mu rwego rwa politiki byabangana n'umuhutu. Abahutu bageze aho rwose bumva ko igihugu ari icyabo. Ibyo nta banga ribirimo, ko ari icyabo kubera ko ari na benshi. Umututsi cyane cyane ufitanye isano nabo baharanira ubutegetsi bo hanze, nta kintu yagombye kuvuga mu gihugu. Sibyo? Tubyumvikana tujye tuvugisha ukuri kandi ku buryo Katabarwa harya hari umuntu wigeze kunganira ukuntu yazaga mu nama ya guverinoma. Habyarimana yaramushize ukuntu yazaga mu nama ya guverinoma, ariko yagira nka proposition atanga abandi bakamucaha batwiciwe, bakamureba bati yambwe umututsi tiravuga iki. Ndabivuga ko nk'uko nabyumvise umuntu yabimbwiye wari uhari. Habyarimana isoni zikamukora zamukora, akaza kumutumira iwe bakiganira bakitangira kikarume batihangane ntakunda akamwitaho ku giti cye. Urabyumva? Ariko ntigari bike mu kibazo general cyo kumva ko abatutsi biyumva nkaho hari uburenganzira badafite mu gihugu cyabo, ari nacyo cyaje gutera amaherezo yuko bamwe nyine bafatana intwaro wenda bagatera igihugu. Ntabwo intambara yabo sinyemera, nta nubwo nyishyigikiye, nta nubwo kandi si kuri bo gusa. N'ubu mvuga ko abahutu nta mpamvu bateye gutera igihugu cyabo ngo bamene amaraso. Ngo kuri iyo ngingo simpinduka. Ariko icyo gihe hari abatutsi bumvaga cyane abo mu giturage wacu twarabanaga, twarasangiraga, twariganye, twagize gute, ariko ushatse kuzamuka nabwo aba yavuga byari kubishano tuvuge nko muri 80 nakanga, ariko umututsi avuga ngo giye kwiyamamaza kuba perezida wa repubulika, byari kubishano. Ibyo ngibyo igihe kirageze ngo twakubivuga. Kubera iki? Baravuga ati namwe se mufite uburenganzira. Niba wanyumvise neza, ikibazo ntaho cyari kiri ku mwene gihugu yaba ari mu gihugu cye akaba hari uburenganzira adafite, adashobora kwiyamamaza, ashobora kugenda yikandagiza. Inzu umwana namubonye muri famille y'iwacu wasaga cyane n'abatutsi, yahoraga abo wa mbere mu ishuri, cyakora yaje kujya muri secondaire aratsindwa, noneho ashaka kwiyanga agiye Gaserayi zari icyo gihe. Ndaramwitegereje cyane, n'umuntu mwitegereje. Arangije Serayi ari uwa mbere, bakajya bamusaba kuba mwarimu akaramplasa, ariko icyifuzo cyo kwinjira muri gendarmerie. Noneho yagiye kwiyangarisha igihe bavugaga ngo turazajya muri gendarmerie kabiri kose. Bakamureba ukuntu yari ateye, bagahita bamwiruka nkaho bakamwiruka ati byiza kugenda we nta mwanya ufite. Wacyumvise icyo ngicyo? Nyamara umwana yari n'umuhutu, ariko yasaga n'abatutsi. Noneho agira ako kabazo nyine karamukurikirana karamumunga mu mutwe ngo ni gute bamvangura bakamuza kwinjira muri gendarmerie kandi ari mu by'ukuri nta nubwo ari umututsi, yari umuhutu. Wabyumvise? Niba umuntu rwose mu gihugu cye yumva hari uburenganzira adafite, umwana w'umututsi arashaka kujya muri gendarmerie kandi afite ubushobozi, baramwangiye. Umwana w'umututsi n'abatutsi baramwangiye, aho hari ikibazo gikomeye. Habyarimana ku giti cye ntako atagize, ariko da force de la société yari ikomeye ku buryo rwose hari uburenganzira abatutsi babujijwe. Ibyo kutabivuga ko twatari kubeshya nta n'igihugu twazayobora. Ibyo ngibyo byaradukurikiranye, biza kuvamo ko harimo abari baragiye mu buhungiro, nabo bari bafite imyumvire yabo, bashatse gutera igihugu baragitera, amaraso arameneka, intambara zirashira. Iyo baza bakemura icyo kibazo wenda twari kwa dufite amahoro. Murakoze. Reka noneho turebe rero, ubwo tunyuze muri makeya ku butegetsi bwa Habyarimana. Mu by'ukuri ndumva biragenda byose byuzuzanya, kuko uwatangiye uvuga uti ikibazo cy'amoko mu Rwanda ntago ari ikibazo cy'amaraso, ntago ari uko umuntu ari umuhutu cyangwa ari umututsi, ntago ari cyo kibazo rwose, ahubwo bibi ikibazo yo hari umwe mu bene gihugu byaba umuhutu cyangwa se umututsi waba ashaka kugera mu rwego rw'imiyoborere, ushaka kujya ku buyobozi. Utanze n'urugero nko ku muntu kuba yari nk'umucuruzi ukomeye cyangwa se yarayoboraga ikigo runaka, ariko yaba yatanga ibitekerezo abandi bakamunyega cyangwa se ntibabe bamuha agaciro akwiye, bityo bigatuma nawe agenda agira ipfunwe, ntiyiyumve mu gihugu ngo yumve ko igihugu nawe yagikorera. Ntekereza ko ari naho bamwe bavuga bati reka tugisenye, niho hahandi, cyangwa se dutere intambara tugisenye, ariko natwe tugire ijambo. Reka rero noneho turebe nyuma ya Habyarimana. Ubu tugeze noneho muri kino gihe tuhavuga ko ni igihe tugiye kumaramo imyaka 25 irenga, aho noneho FPR imaze gufatira ubutegetsi. Icyo kibazo cy'amoko noneho
gihagaze gite kitwaye gite? FPR rero yatangiriye ku kinyoma gikomeye, wenda niko babyumvaga bityo gihe bo bumvaga icyo kibazo bagomba guhangana nacyo kandi bakagikemura. Byatangiye mu ngabo bari bafite batugaragariza ko ziyobowe n'umuntu w'umuhutu tuvuge nka Kanyarengwe. Bitangira bagenda bakwega abana b'abahutu babajyana mu ngabo kugira ngo z'ingabo z'abahutu n'abatutsi. Mu by'ukuri bwanze gashoboraga kwivanamo igisubizo yaba abayobozi koko baratekerezaga ko bizaba igisubizo, ariko siko byari bimeze, byari strategy yo kubeshya. Ntabwo najya mu rugamba rw'inkotanyi ko zarwanye uko bagiye bakubita abantu dufuni barabyivugira. Nigeze kumva ubuhamya bwa Kishuri Abudara, umuntu w'inshuti nkunda, ndetse twabanye umwanya wo kuganira avuga ukuntu ibintu byari bimeze, uko babavanguraga, uko ndetse bageze n'igihe batavangura abahutu gusa ngo bapfe nk'umwana w'umuhutu wabashije kubacengeramo bamukubita agafuni, ahubwo n'abatutsi ubwabo babaye mu Rwanda ubwabo bakavangurwa. Ibyo nibo babyivugira, ni ubuhamya bwabo tugenderaho. Reka nibigire mbabonye mu gihugu kuko nabanye nabo imyaka 10 mbitegereza. FPR yagize ikibazo igeze mu Rwanda kubera ko ntabwo bashobora kuyobora igihugu cyonyine mu ntangiriro bonyine nk'abatutsi, ntabwo byashobokaga. Bahisemo gufata abantu b'abahutu ba pasiteri bizimungu, amateka yabarazwe ubu noneho biragaragara ku mugaragaro ko bari abantu bakoreshwaga kugira ngo abantu nka Perezida Kagame babashe kugera ku butegetsi, bafashe imyaka yo gutegereza. Noneho rero biroroshye kureba FPR kuko imaze imyaka 25 ku butegetsi, ntabwo twababeshyera kuko nabo barigaragaza. Ikibazo cyo ndakoko cyari kibazo gikomeye, no kuvuga ba Rudasingwa noneho nta nubwo abahutu babavuga gusa, abantu nka ba Rudasingwa barivugira uko bayoboraga, uko bumvaga abahutu, uko babasuzuguraga, uko babumvaga mbere, ntabwo bikiri ibanga, barabyivugira ku mugaragaro. No kuvuga ikibazo cy'irondakoko kiri mu nda ya FPR neza, ari nacyo kizasandaza iyo nda ya FPR niba nta gikoze kuko baracyafite amahirwe yo guhindura ibintu. No kuvuga bo bumva noneho ku kibazo noneho cyabo, bumva noneho abatutsi hagarutse cyane igitekerezo ko abatutsi basumba abahutu, ko barusha ubwiza, ko barusha ubwenge, ko bavukiye gutegeka abahutu kabera abagaragu. Ariko byongeye byumvikana ntabwo ari abatutsi bose, ni inzu iri ku butegetsi, ndetse byagaragaye ko bashobora no gusubiranamo bakarimburana. Ibyo byo ni kera no ku gihe cy'ubwami wabibona. Noneho ariko reka nigarukiye ku kibazo cy'abanyarwanda, ari nacyo kibazo kizagora Paul Kagame kubera ko ari we mutegetsi dufite ubu ngubu. No kuvuga niba ibyo byinjije mu bantu tukagera muri 2018 19 abantu bakibasha kubwira umuntu nka Frank Habineza uri kwiyamamariza umwanya wa perezida ko ari ingagi, ko azaba perezida w'ingagi, bakabwira umwana nka Josiane wavutse jenoside yarabaye ko ari ingagi, urabyumva. Icyo cyari ikibazo gikomeye. Ariko abantu ni babandi babyandika kuri Facebook, umuntu ashatse niyanabigira ikibazo, bene abo bazabaho hose, no mu bihugu by'Uburayi babaho, no mu Budage haracyari abanazi bakiraho, no mu Bufaransa abantu batuvangura turabizarura cyangwa bakavangura na bene babo bibaho. Ikibazo kiba nushaka kureba neza niba ikibazo kiri reba inzego z'ubutegetsi, reba igisirikare. Nakujya nakubwiye ngo umwana umututsi cyangwa usa nawe kwinjira muri gendarmerie hari igihe byavuguranye. Reba noneho inzego z'ubuyobozi ziri mu Rwanda, igisirikare kiyobowe nande, ni bande bafata ibyemezo. Iyo ufashe abantu bakitwa minorite ya 15% ugasanga bafite poste zose, inzego zose z'ubuyobozi mu gisirikare, no kuvuga inzego zifata ibyemezo nyabyemezo, atari ukuvuga abantu b'umurimbo, ugasanga nabo mu bwoko bumwe, uhita umenya uko ibintu bimeze. Iyo urebye ahantu hose, haba mu bucuruzi, haba ahantu hose hameze neza, ugasanga ni ubwoko bumwe buhari. Icyo gihe umenya ko ikibazo kirahari ndetse kirakomeye, kubera ko hari minorite noneho ifite ubutegetsi kandi yumva aribo bagomba kuvaho, bavangura abandi, bakabica, bakabita amazina. Icyo kibazo turagifite aho ngaho, harakomeye, nta no kubica ku ruhande. Impamvu ibibazo by'u Rwanda bidakemuka no kubahisha ikibazo. Paul Kagame nta nyungu na busa afite mu gukomeza kubeshya abanyarwanda, atura we ngo nta moko, ariko sinawe wari wizanye mu byo mumwitoze nawe muri muvugira rimwe na rimwe. Hari abacurabwenge bari aho ngaho binjiji kandi wenda baranize nkuko nabajya byivugira, muri mu byo ko nta bahutu babaho, muri mu byo ko nta batutsi ba mu Rwanda, mu ikibazo kizaba gikemuye. Akibagirwa ko asubiye muri za 50 na kangahe igihe abahutu babazaga bati turi kurengana muri iki gihugu, babandi bandikiye umwami muri ya manifeste y'icyacu n'ibise manifeste de Bahutu, ndi turi kurengana, ntabwo dushobora gukomeza gutya. Icyo gihe bakavuga ngo nta moko haba, ntaki abahutu n'abatutsi ntacyo bapfana, nta kibazo gihari. Ubwo niho twasubiye ngo twese turi abanyarwanda, ngo nta muhutu hari, nta mututsi kibaho, nta mutwe kiriho, ibyahoze byitwa gutyo. Hariho abarizwa pe jenoside gusa, hariho jenoside yakorewe abatutsi, ariko nta moko hari, nta bahutu bagihari, nta n'abatwe. Nuko abantu rero bajya bibeshya. Ibyo byo gushaka kuzinzika abanyarwanda ntibigenda, ariko ntawe utabona ko mu Rwanda hari ikibazo giteye gite cyuko agatsiko k'abatutsi bakeya bashaka gushuka abandi batutsi ngo nibiharire byose mu gihugu. Abahutu 20% sinzi bageze kuri kangahe, 80 sinamenye ntuzabimbaza.
nta rusansuma nakoze, bo bumve igihugu atari icyabo, bumve nta burenganzira bafite, bagende bafite ipfunwe. Umwana w'umuhutu yicarane n'undi, hari umupasiteri numvise yatangiye kubyigisha, yicarane n'undi mu ishuri, uzi ubwenge, uraba uwa mbere, ntawe ukurihira, undi ararihirwa byose. Kuki utabarihira bombi mbese nyine? Kuki utabarihira bombi ngo ufashe abo bana bombi ko ari abana b'igihugu? Kuki ugomba gushyira mu mutwe w'umwana w'umuhutu ko we hari uburenganzira adafite umwana w'umuhutu afite? Ubu uri kubaka igihugu. Umwana w'imyaka 10 n'ingahe wavutse ejo bundi kuko agomba kugira avantage zose mu gihugu, undi mugenzi we bari muri conditions zimwe cyangwa uri inyuma ye nawe ufite ibibazo, nawe utagira ababyeyi we adafite, ubu uri gusenya igihugu. Ikibazo cy'ironda koka mu Rwanda no kuvuga guha avantage zose abatu ukazima abahutu kiragaragara, kandi icyo nicyo ntabwo kiri ari cyo cyatwubakira igihugu. Icyo ni ikibazo abantu bagomba gusuzuma, kandi noneho ntabwo kikiri mu bashaka guharanira ubutegetsi gusa, noneho cyageze no mu giturage nyine, ku buryo no mu giturage umwana avuka n'ipfunwe akavuga ati ngenda mu mutu burasizajya kwiga, buranje sinshobora kubona buruse muri Amerika cyangwa mu Hehe, buranje sinshobora kugira uburenganzira. gusa bari abantu barumva bari kubaka igihugu. Icyo kibazo tugomba kukiganiraho, icyo kibazo tugomba tukakiganiraho. Abarundi bari baragerageje kubikemura bakavuga bati ndetse no mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu reka twumvikane za pourcentage, hariya muri guverinoma hajya bamwe abatutsi 50, hariya habemwe abahutu 50, hariya mu gisirikare 50, basanga babyumvikanye bakoze amasezerano arushaho biganiraho. Twebwe hari ikindi gisubizo mbona twagira cyatuma ibibazo by'u Rwanda bikemuka burundu, igihugu cyacu aho kigeze aho gusubira inyuma ngo tujye kwisenya, ahubwo kigatera indi ntambwe yo gukemura ako kabazo. Ako kabazo karakomeye, ako kageso k'ironda koko kazongera kadusenyera igihugu. Nyamara turamutse tugakemuye, igihugu cyacu gishobora kuba intangarugero ahubwo muri Afurika no ku isi, tukaba twatera imbere kurushaho. Wari ubaye nk'ukomoza kuri buriya uburyo abarundi bakemuye ikibazo, baravuga bati rwose nidushyiraho amaproportion, tugabane, abantu bamenye ko hariya abahutu bagabane n'abatutsi. Ntekereza ko bwa bumwe mu buryo, ariko iyo umuntu abivuze hari benshi bahita batekereza kuri politiki Habyarimana yigeze gukora yitwaga ibyo bitaga ngo ni équilibre ethnique et régional. Ngira ngo FPR yakoze kampanye ikomeye cyane yo kuvuga ko iyo politike itari nziza, cyane ko yabuzaga nyine abana kuba bagira access cyangwa se kuba nabo bagera mu myanya imwe n'imwe, cyane nko mu ishuri. None turamutse dufashe nk'urwo rugero rw'i Burundi ukarugereranya na politike ya Habyarimana yo biyitaga nyine iringaniza, ubibona ute? Niki cyabuze? Ese niki cyatumye abantu batabyishimira n'ubundi ku buryo ubungubu noneho wavuga uti washyiraho wenda nka biriya by'abarundi, ku buryo kuki washima iby'abarundi ariko ibya Habyarimana ukaba utabishima, nyakubahwa perezida? Erega Habyarimana baramubeshyera. Politike yitwa politike ya Ikiribure nta nubwo ari wo yizanye. Politike ya Ikiribure ya ethnique yatangiye kuri Repubulika ya mbere. Itangizwa n'iki? Nuko nyuma abantu bajya bavuga ibyo batazi. Nyuma ya independence ikibazo cyaravutse gikomeye, kuko mu by'ukuri ibibazo byose umutungo w'ingenzi umyanya mu mashuri yari iri mu maboko y'abatutsi. Urabyumva neza? Nuko byatangira avuga none se abahutu noneho nabo bafite akantu bageze ku butegetsi, bageze ku ibintu byose biri mu maboko y'abatutsi. Mu by'ukuri byatangiye ari ukuvuga ngo none se ko 80% ntacyo bafite, 15% baragumana ibintu byose. Nuko cyatangiye. Nyuma cyaje kuba nyine urumva niba abantu 15% bari bafite ibintu byose by'igihugu, noneho bagashaka gutangira na 80%, uvuze ngo ni Ikiribure. Mu by'ukuri hari ababa bahawe ariko hari n'ababa bambuwe. Abambuwe rero nibo babyanze, no kuvuga abatutsi muri icyo gihe. Nyuma byaje gukomeza nko ku Habyarimana bavuga ibyo bya Ikiribure, ariko ntabwo byavangaga abatutsi n'ubundi, kubera ko kuvuga ngo Ikiribure ngo niba ari 15% bahabye imyanya 15%. Iyo politiki irimo ikibazo gikomeye mu by'ukuri, nubwo ifite ukuri kwayo ariko irimo ikibazo gikomeye. No kuvuga ko hari domaine zimwe na zimwe abantu bagezwamo na competence bifitiye n'ubushobozi bifitiye, bigiye kubaca umurongo ngo ubwo ari umututsi ntarenga aha ngaha, kubera ko ari 15% kandi tukaba turi 80%. Urumva byanze kuzagomba kuza muri justice quelque part. Ariko nabwo mbere bitangira iyo injustice ikomeye mu maboko ya 15% harimo byose 85% ntacyo bafite. Sinzi niba abantu bumva icyo gitekerezo ndi gutanga. Nyuma rero byaje kugaragara ko bibangamira abatutsi, cyane niba uvuze ngo abatutsi ngo ni 15% bagomba kujya mu mashuri yisumbuye, kandi yenda nubwo bari bake ariko hashobora kuba harimo abana bazi ubwenge bitsindiye. Urumva nabwo nyine iyo politike ntiyagombye gukoreshwa aho ngaho, waba uri kubabangamira niba ari ubwenge bushyizwe imbere koko atari ubwoko.
ushobora kubabangamira rwose. Inditindaho ntabwo nzi konkreta uko byagendaga, ariko ndagira ngo nibutse ko kiriburuke ntabwo yatangijwe na Habyarimana. Ni ikibazo cyari kiriho mbere kandi cyari ikibazo kigaragara rwose. Dayeri i Burundi ejo bundi bamaze kumvikana ko ari amasezerano y'icyo kibazo barakigize, kubera ko abahutu bamaze kwinjira mu buyobozi, ibintu byose byari mu maboko y'abatutsi by'ingenzi. i Burundi ndahagenda n'ugiye ukareba abafite amazu hariya mu Burundi hariya muri Bujumbura ni bande, abafite imitungo igaragara ni abatutsi bari ku ngoma depuis. Noneho reka by'u Burundi mbere kandi twivugire iby'u Rwanda. Ubu rero kuvuga ngo n'ubundi aho turi ibintu byose byasubiye mu maboko y'abatutsi bakeya, nabwo ntabwo ari abatutsi bose nzahora ngivuga, bakeya bifite ibintu byose mu gihugu, bafite 80% y'imitungo y'igihugu, imitungo y'i Kigali reba iri mu maboko yande. Uwabashyiraho kiriburuke nabo bakasangira n'abandi ahubwo byari good, ariko ntibabishaka muri iki kuko aribo bayobora. Noneho ikibazo warumbajije rero i Burundi by'abantu bamaze kuvuga ngo reka 50% ntabwo ari cyo gisubizo mfite, ntabwo ari cyo gisubizo, ariko bari intambwe. Hari aho abantu bagomba kubanza kunyura kugira ngo bagire ikintu bageraho, bagire intambwe bazatera igihe abenegihugu bose bazisanzura mu gihugu. Noneho hagasigara hakorwa ko uri umurundi cyangwa uri umunyarwanda ufite uburenganzira busesuye wahagera batagombye kureba ubwoko bwawe. Ariko turi ku isi y'abantu bavuye mu bibazo bikomeye cyane, bashobora kwemerera umwendere mal ikidatunganye bakacyemera nk'igisubizo, ariko bagana ku gisubizo cyiza. Iburundi iyo bitanga ngo hazemo amakudeta, hazemo gusubiranamo, hazemo biriya bitero shuma, hazemo karakavuyo kabaye, byaragaragaraga ko abarundi bari kugera ku ntera bashobora kubana mu gihugu cyabo, bashobora kuvuga ubwoko nta kibazo, mudashobora kuvuga ngo umutu n'umututsi ntibibe skandale, bashobora gukorana mu nzego za gisirikare n'iza gipolisi, bashobora gukorana muri guverinoma, ukabona byarabifite aho byerekera. Tukaba twaranababajwe nuko karakavuyo kajemo bigasa n'ibisubiye inyuma, ariko ubundi byari gutera intambwe, tunifuza ko bazanatera intambwe nyuma. Mu Rwanda rero nta nubwo turi aho ngaho aho abarundi bari mu bintu byose biri mu maboko ya Kagame n'agatsiko ke, ibintu byose biri mu maboko y'abatutsi. Nta muntu ushobora gucuruza muri kiriya gihugu adakorera ubutegetsi, adakorera abo batutsi bayobora byose. Ntawe ushobora gushinga entreprise hatari umututsi yiyobora uyiprofita we nta n'icyo yashyizemo. Ni ibintu biteye ubute, ariko ni ibintu biteye ubwoba. None ntushobora kugera mu mwanya w'ubuyobozi udafite umututsi uguhatse, kujyamo ni uguhakwa, ni ukugabirwa, ni ukugira ngo icyo nicyo kibazo kizadusenyera igihugu, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ngombwa ko dutera intambwe kugera ku burenganzira, ngere ku mwanya kubera ko mfite ubushobozi bwo kuba aricyo namarira igihugu, ngere ku mwanya. Ibyo ngira ngo niyo masezerano tugiye kugirana n'ubutegetsi bwa Kagame, ngira ngo nibyo biganiro dukwiye kugirana. Ntabwo abahutu dushobora kwemera gukomeza kuvangurwa bigeze aha ngaha gutyo gusa kubera ko uri umuhutu ntacyo akurusha, uri gukorera hariya atakurusha ubwenge, atakurusha gukunda igihugu, atakurusha ubutoni ku banyarwanda, atakurusha ubweramutima. Ntabwo bishoboka. Ariko ibyo bintu mbona nta n'amahane agomba kubizamo, nta n'intambara igomba kubizamo, nta maraso agomba kubizamo. Abantu bagombye kugera ku rwego rwo kuba baganira, bakumvikana, tugashyiraho sisiteme iyobora igihugu yatuma umunyarwanda yiyumva nk'umunyarwanda. Umuhutu akumva ko ari mu gihugu cye ariko atiyemera ku mututsi, umututsi akumva ko ejo atazatema ijosi ariko nawe ari mu gihugu cye. Umutwe akavuga ati nanjye nafatwa kugira ngo ngere ku rwego rw'abandi, igihugu kiri kumfasha ngo ngere ku rwego rw'abandi, nanjye mbeho nk'abandi. Iyo sisiteme niyo tugomba gutekereza. Iyo sisiteme niyo mu ishyaka ishaka twigeze kuganiraho tuvuga ati ariko buriya twabigenza gute. Nkeka ko ari intambwe twateye, nubwo twayivuze wenda ntiyumvikane. Ngira ngo ni igihe cyo kuba abantu babiganiraho, ariko nizeye ko tuzagira n'igihe cyo kubiganiraho mu gihugu, tukabiganira turi abahutu, turi abatutsi, turi abatwa, tukagira umwanzuro dufata kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Buri munyarwanda areke kwitwa inyangarwanda, areke kwitwa igipinga, areke kwitwa ikigarasha, yumve ko ari umunyarwanda mu gihugu cye. Niba azi ubwenge abukoresha akorera igihugu cye, niba hari umukungu afite yendesise mu gihugu cye, dufite ishema ryo kwitwa abanyarwanda twese. Urakoze. Ahangaha rwose uramfashije kuko turagenda tugana ku bisubizo. Twarebeye hamwe uko ku ngoma ya Repubulika ya mbere uko byari bimeze, uburyo ki ikibazo cy'amoko cyitwaye, ndetse unatwibukije ko iriya politiki yo iringaniza ariho yagiye, ariko usa n'uwibutsa ko ishobora kuba yarakozwe nabi, cyane cyane ko buriya iriya politiki ushobora wayikorera, umuntu ashobora kuyikoresha mu zindi nzego, ariko hari ibintu by'ingenzi byangombwa twakwita ko ari besoin cyangwa se ibyangombwa nkenerwa ku muntu wari wese, ndetse bamwe umuntu yanavuga ko ari uburenganzira bwa buri wese. Kuri ibyo bijyanye n'ubwo burenganzira, iyo politiki imeze gutyo yo kuba wavuga ngo turashyiramo amapurusantaje, iyo ntigomba kubaho. Aha ndavuga niba abantu bagomba kujya kwivuza,
abantu bagomba kwivuza bose, ni uburenganzira bwa buri wese. Niba ntabwo bavuga ngo niba dufite imyanya 10 mu bitaro turabanza turebemo pourcentage ingana gutya iba abatutsi, ibyo bigomba kumvikana ko hari secteur cyangwa se ibyiciro by'ubuzima bw'igihugu udashobora gukoreshamo ibyo bintu bya proportion cyangwa se ibyo byiringaniza. Ku burezi nabwo ni kimwe, hari uburezi nabyo ni ngombwa, byo kubaho ubuzima, uburezi bya bindi, ubuzima kuba wagira access ku mazi cyangwa se kubona ibyangombwa byose bikenerwa mu buzima, ibyo ntago iryo ringaniza rishobora byagombye gukoreshwamo, ndetse ntishobora gukoreshwamo kuko kwaba ari ukubangamira nyine uburenganzira bw'umwana. Ahubwo ndareba aho hari ikintu mukosora aho gitoya, reka twumve. Hari ikintu uvuze rwose nk'icyo cyerekeye kwivuza, ibyerekeye ku ibiribwa, ibyerekeye ibinyobwa, ibyerekeye ibyo ntibigomba gukora, ariko uburezi burimo ikibazo, uburezi mu gihugu nyine ni naho ikibazo cyavukiye, ni naho iringaniza rya mbere ryabereye. Ni ukuvuga iki? Ni ukubera ko kwiga muri primaire nta kibazo byakagombye gutera. Primaire ziba ziri hafi y'iwacu n'ubwo icyo gihe atari ko byari bimeze kuko nazo zari nyinshi cyane, ndetse amashuri yose yatangiye mu Rwanda abereyeho gufasha abana b'abatutsi, kugira ngo bagombaga kubahugura abakoloni, buke ko ari n'umukoloni, bagombaga guhugura abana b'abatutsi, bagombaga gufasha base abatware. Amashuri yatangiye ari abatutsi mu by'ukuri, uretse Kiliziya Gatolika yaje kubivanga, izanyemo seminari, kandi seminari kugira ngo uyinjiremo ntabwo barebaga ubuhutu cyangwa ubututsi, barebaga umwana wabatijwe ari umukirisitu Gatolika. Icyo gihe byarabaye ko abahutu aribo bari baritabiriye Kiliziya, barabatizwa mbere, ni nako seminari n'abapadiri ba mbere babaye abahutu. Noneho ndagaruka ku burezi, kubera ko uburezi ni ikintu gisaba amafaranga, cyane cyane wagiye muri secondaire cyangwa muri superieur, gisaba amafaranga igihugu, ndetse ibihugu nka biriya byacu bikeneye bikaba bidafite ubushobozi bwo kuba bwarihira abana bose. Aho ngaho rero hagomba gukora choix politique nuko bamenya abana bohereje muri secondaire. Ubu abantu bamaze kubigibagirwa kubera ko amashuri ya secondaire yabaye menshi cyane, nta na privé zabagaho nyinshi icyo gihe. Noneho icyo gihe niko byatangira akavuga ati none se ko abana bigaga ari abatutsi gusa, none hakaba bigaragara ko ubutegetsi buhindutse n'abahutu bagomba kujyamo, turabigenza gute? Ni ukwiringaniza ryaje. Ni ukuvuga n'umwana w'umuhutu wabaguye muri icyo gihe abahutu bagiyemo, hari imyanya bari batwaye, niko navuga, kubera ko batari bafite ubushobozi enorme bwo kwakira abana bose, barasaga n'abatwaye imyanya y'abatutsi icyo gihe ku myanya yose yari yabureretse. Noneho ariko uko byagenda kose n'ubwo iryo ringaniza ryabaga kugira ngo n'abana b'abahutu nabo babone utwanya, nuko byatangiye, byumvikana ko byatangiye, kandi sindi kubeshya niko byagenze. Byatangiye ari ukugira ngo n'abana b'abahutu nabo bagire umwanya muri secondaire, babe bajya muri university. Niba mbeshye uwumva mbeshye azamvugurutse, nuko byatangiye. Noneho rero ikibazo nuko nkakayibanda ku giti cye, naganiriye n'umuntu nta n'ibanga ririmo, umuntu witwa General Emmanuel. Ndamukunda cyane General Emmanuel kuko naramusuye, twaraganiriye, hari ibintu byinshi yanyunguye by'ubwenge. None ambwira ukuntu ishuri yizemo rya Saint Joseph ryatangiye, ambwira ukuntu Kayibanda niwe ritangije, Saint Joseph ni Kabgayi hari muri philosophy ko, ambwira ukuntu ryatangiye. Cyakora kinibuka imibare yambwiye y'abana baritangiye, niba ngira ngo 60 ahari, niba ndibeje Emmanuel azamvugurutse, General Emmanuel azamvugurutse. Ambwira ukuntu bakoresheje ikizamini hirya no hino, abana batsinze bakabgaye, n'ukuntu havere Kayibanda ari we wabaherekeje abajyana ku ishuri bwa mbere, n'ukuntu yajya baza kubasura ngo barebe. Ndamubaza sese muri iyo mibare icyo gihe Kayibanda mutangira Saint Joseph abahutu bari bangahe, abatutsi bari bangahe? Umva mbese zaje General Emmanuel bivuze ko mugaragara mvuguruze, icyakora ndibuka ko yambwiye ko abatutsi ari bo bari benshi icyo gihe batangira Saint Joseph Perezida Kayibanda ubwe we yitangirije, niwe wavuze ko ibizamini biri gukorwa, niwe woherekeje abana bagiye kwiga mu wa mbere. Emmanuel azavuguruza niba ndi kubeshya, niba Kayibanda yaravanguraga nk'uko bamuvuga, kubera icyo atavanguye muri Saint Joseph ishuri yitangirije? Kuki promotion ya mbere yagiyemo abana b'abatutsi bo bari benshi? No kubera iki? Uwumva turi kubeshya azatuvuguruza. No kuvuga ahubwo byafashwe nabi kubera ko ari abana b'abahutu nabo bagiyemo muri icyo gihe, byari ikibazo. Nicyo gisha cyari kijemo gusa, kubera ko ari n'abana b'abahutu nabo batsinze bakajya muri iryo shuri, ndetse no mu yandi mashuri niko byari bimeze, kandi bitari bimenyerewe mbere ya Repubulika. Nibyo byari ikibazo aho ngaho byumvikana. Icyakora simpakana ko nyuma muri Repubulika ya kabiri iringaniza ryaje gufata indi sura,
naryo rigiyemo wareba abantu ku giti cyabo ntiwanareba Habyarimana ukareba minisitiri w'amashuri yabigenzaga se Nsekarije yamazemo igihe kirekire wamubaza cyangwa akabaza abamuzi uko yabigenje nta n'ubundi akagombye kwitirwa Habyarimana kumutere bavuga ati ibyo byiringaniza bazanye ubundi byashaka kugera aho ntabwo kwari ruswa gusa kugira ngo abantu birire ruswa bagende bagura imyanya bagurisha imyanya wenda bikitirirwa n'igihugu kandi wenda ari abantu ku giti cyabo babikoze wenda bigaha n'isura mbi igihugu ibyo ntibijya bibura n'ubu hari ibyo dushinja Kagame wenda atari nabo babikoze uburezi nari ngarutseho uburezi ni ikintu gikomeye kuko na n'ubu igihugu ntabwo gifite ubushobozi bwo kurihira abana bose abana bashobora igihugu gihitamo umubare gishoboye akaba aribo kirihira abandi bakaba bakugenda mu mashuri yigenga muri uko guhitamo kw'igihugu k'ubuyobozi bw'igihugu niho hashobora kugaragara injustice n'ivangura ni nabyo bikorwa muri iki gihe nawe uzandebere gusa z'abana bajya muri Amerika uzandebere z'abajya mu Burayi aho ngaho niho havukira ka karengane ugasanga ironda koko riri imbere hari abana bafite avantage kuko byabayeho no mu gihe cyashize hari ababufite abatutsi wenda batabufite kuko ubu ngubu abatutsi babufite abahutu batari bafite noneho ariko mwiringaniza ndagaruka ku kintu kimwe kugira ngo nsoze ntabwo iringaniza rishobora gushingira ku mubare gusa ukuvuga ngo abatutsi naba abahutu naba umubare ni ikintu gikomeye no kuwitaho nawe ariko hari n'igihe kuko ibifite ingufu zirenze kure umubare nk'ubu ngubu uvuze ngo batutsi ngo ni 15% ngo barahabwa imyanya 15% igihugu bakimaranye imyaka 25 mu biganza aribo basirikari aribo bize neza muri ayo myaka 25 aribo bakoze business muri iyo myaka 25 ukavuga ngo mwege ngo muri 15% ushobora kuba wibeshye cyane kuko ingufu bafite zirenze kure 15% kubera amahirwe bagize y'imyaka sinzi banagita amahirwe yo kuba bafite igihugu cyose mu biganza ubu ngubu wenda uraza kukimbaza niho mvuga ngo dusubiye mu mibare ushatse ntiwavuga ngo 85% ngewe nakwivugira 50 nabwo abahutu baba bagize amahirwe bafashwe nka 50%. Murakoze cyane ubwo turimo turagenda twegera ibisubizo nyakubahwa perezida imbere yanjye mfite inyandiko mwasohoye ku itariki ya mbere itariki 12 z'ukwa mbere mwaka wa 2015 cyangwa se itariki ya mbere z'ukwe reka nze ndebe itariki neza itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 iyi nyandiko nyakubahwa perezida uragaragaza nk'umuntu ufite urufunguzo rw'ibisubizo ku kibazo cy'irondakoko kimaze kuba agatereranzamba mu Rwanda ndetse uyu mushinga utubwira ko wawugejejeho nabo mwari muhuye mu ishyaka icyo gihe ndetse ubu ngubu benshi barizwa no muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro aho uvuga uti ngewe mfite urufunguzo mfite umuti wo gukiza abanyarwanda icyo kintu cy'irondakoko mu gihe cy'imyaka 25 ku buryo abantu bazaba bamaze kwitoza ndetse ku buryo mu myaka 25 icyo tugamije kugeraho ni uko abantu bazaba bafite icyizere cyo kubana mu mahoro nta kwishishanya nta kumva ko hari uwagambanira undi uwo muti wawise demokarasi y'impanga nyakubahwa perezida ndagira ngo muri kano kanya utubwire uyu muti wawe utunyuremo muri make uburyo ki uyu muti uzakora n'uburyo ki ubona uzagera ku byo wifuza. Urakoze cyane ikibazo cyo twite demokarasi y'impanga nk'umuti ndacyemera cyane n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose na roho yanjye yose kubera iki no kubera ko ikibazo cya mbere kiri mu myumvire y'abantu mu myumvire yo kumva ko ni za complexe ziba mu magurupe abize sociology barabizi abatutsi bakavuga ati turi banyamuke ariko tugomba kwirwanaho kandi turi beza cyane tuzi ubwenge dusumba bari icyo kikababeshaho kubera kwemera ibyo ngibyo kikababeshaho abahutu bakati twe turi byinshi cyane turi nyamwinshi ibyo ngibyo byatuma igihugu ari icyacu tugiye mu matora twatsinda ibintu byose ni ibyacu bari tuzaye tubavungurira uko dushaka muramutse mubikoze gutyo bigakunda sava ariko byaranze habayeho intambara mbere ubutegetsi bwa cyami bwatawe hanze n'abahutu bari bakoze revolution muri 1990 intambara irarota abahutu bashaka gusubira ku butegetsi baratsinze 1994 ubutegetsi barabusubira nabo bushyira mu biganza byabo barabukoresha kuva icyo gihe abandi bahindurwa inyangarwanda abandi barakubitwa abandi bajyanwa mu nkiko abandi barateswa abandi barabicwa urubozo nuko icyo tubona nuko igihugu nyine kiri mu maguma ameze ati hari ahundi igihugu ari icyabo bafite ishema ryo kwitwa bene igihugu abandi ni inyangarwanda noneho rero twavuga ati igisubizo kizava ibyo ari byose igihugu kimeze gutya amahirwe kiba kizasubira mu ntambara abantu bazongera bagatemana bazongera bakicana kandi ibyo ngibyo sibyo twifuza
naratekereje ndasenga nganira n'abandi tugiye mpaka tuganira n'abasaza tuganira n'abakecuru tuganira n'abakiri bato turavuga ati nyamara mu myumvire yacu ari ikintu tugomba guhindura. Ikintu tugomba guhindura ni iki? Ni ibyerekeye sisiteme y'ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Ni ukuvuga niba ari vamo ngemo bora muri gatebe gatoki utututsi none twagize ingufu turabirukanye tugize ingufu ibyo nta gisubizo kirimo tuzakomeza dupfusha abantu. Turavuga ati none byakemuka gute? Ngo demokarasi niba ari demokarasi uvuze demokarasi abatutsi bikanga cyane cyane nk'abari baharanira ubutegetsi kubera ko niba abahutu abanyamwinshi bagiyemo bagatora mwene wabo ubwo ntibuzigera mujya ku butegetsi ibyo nyine natwe yumvikana. Noneho bakavuga ati none byakemuka gute niba dictature izajya ishyiraho ubwoko, dictature ya gisirikare y'abahutu haze dictature ya gisirikare y'abatutsi, ibyo ngibyo ari byo twabonye. Niba n'amatora avutse mu ikibazo no kuvuga ngo abahutu bazahora ku butegetsi abatutsi biramutse amatora agendeye ku bwoko, twabikemura gute? Aho niho twasanze ibintu bigomba kugenda abantu bakabiganiraho bakanegosiya nka biriya by'abarundi bakumvikana bakazana icyo kintu. Demokarasi ni ngombwa, ntabwo ushobora kubuza abantu kwihitiramo ababaye bayobora, nicyo demokarasi bivuga. naho ubundi waba ugiye ko bazajya gusubira mu by'ingufu cyangwa by'amaraso kubera kuri umwana w'umutegetsi bakazakugabira ingoma. None iyo demokarasi rero, demokarasi ishingira ku matora enominivuwa hamwe niko bigenda, ariko hari n'ahandi henshi bafata demokarasi bakayitera urushinge bakagira ukuntu bayigenza kugira ngo icyo n'igihugu cyabo. Aho niho bagira ngo demokarasi y'iwacu mu Rwanda tuyitera urushinge. Iso natwe abanyarwanda ise natwe ibyo twaganiriyeho mu ishyaka Ishema sinzi niba n'andi mashyaka yabikoze twe twarabiganiriye igihe kirekire. Impanga ni abana babiri baba bari mu nda imwe y'umubyeyi kandi biyenda ntabwo ari nini cyane, ni hatoya, ni ahantu hatoya. Abana babiri iyo bisanze bagomba kuba muri iyo nda bagira ukuntu bifata, uzareba ukuntu bukipfunyarika cyangwa se bukanahoberana amezi 9 yose uzageza buvuka kubera ko umwanya ni mutoya, ariko bombi bagomba kubaho bagahoberana iyo mu nda bakazatandukana nuko bari kuvuka. Hari n'igihe bavuka basa neza nk'intobo bagakomeza kubaho batyo. Mbona abanyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi bagomba kwemera ubwo buryo. Igihugu cyacu si igihugu gikize by'intangarugero ku buryo cyaha buri wese ibyo akeneye. Ni igihugu ntabwo ko gikennye gifite ubushobozi butari bukeya, ariko kandi kitaha buri wese ibyo akeneye. Ni ukuvuga ko abantu bagomba kumvikana bikaba nka bya bindi by'uruhu rw'urukwavu rwisasira batatu. Aho guhora muri gatebe gatoki twica abandi ikabarangiza, ikatwica abamasa, ikatwica bishwa bacu, ikatwica abagore, ikatwica abadatabukwe, ikatwica ababyeyi, ikaturangiza. Hari ukuntu abo bantu bakumvikana n'abatutsi mu gihugu badashaka gukomeza kwicana. Ya demokarasi yacu tukagena ukuntu twajya dushyiraho abategetsi batuyobora ariko twitaye kuri amagurupe yacu, kuko twebwe turakora evaluation tugasanga iki gihe kuvuga ngo abatutsi ngo 15% ngo abatutsi 85% ntuza bapfuye, ntuza bagize gute, ntuzi ingufu economique politique militaire ziriho, waba wibeshye. Tugahitamo kuvuga tuti yewe abahutu n'abatutsi barangana muri kiriya gihugu, reka mu myanya ifatirwamo ibyemezo tuhabashyire bombi, twashyira umuntu n'umututsi mu mwanya wose ufatirwamo ibyemezo. Iyo myanya ntabwo ari myinshi mu gihugu, tuhabashyire bajye batekereza kugira ngo nibura mu gihe cy'imyaka 25 bibe systeme bimeze ityo. Wenda abanyarwanda bazaba barungutse ubwenge bageraho bazajya batora umuntu wese akunda igihugu, akunda n'abandi, adashaka kwica abandi, atakireba ubwoko. Ariko dore muri iyi myaka 25 ije mu myanya yose itorerwa na rubanda twashyira umuntu n'umututsi bajya batora babiri muri uwo mwanya. Noneho igihe cyose bagomba gufata ibyemezo bari kumwe. Ibyo rero twise demokarasi y'impanga. Mu nzego za gisirikari zifata ibyemezo twashyira umuntu n'umututsi buri gihe, umwe niba ari umuyobozi ndamwungirize, bityo ku buryo bose bagaragara aho hantu hose bafatira ibyemezo. Hari ikintu gikomeye tuzaba dukemura. Noneho ibibazo bihita biravuka. Ubwo twaragiye tumaze gutekereza icyo gitekerezo ngivuze muri make wenda inkuru uko twabyanditse, uko twaragize neza turanabyandika, twandika tegeko wenda uzabisomera abatwumva, ntabwo ndi witindeho. None niba mu myanya itorerwa mu nteko ishinga amategeko, muri perezidansi ya repubulika, mu bayobozi b'inzego z'ibanze na zira zose zitorerwa, niba hagiye umuhutu n'umututsi ku buyobozi, bizaba bisa gute mu gihugu? Icyo gihe twaganiriye n'abantu benshi, nyuma nagiye kuganira n'abahutu, nganira n'abatutsi, niho numvise ibibazo ko bimeze. Abahutu twaganiriye bazubwenge cyane cyane abakuze bangiye inama ati niko padi ati biriya bintu bya demokarasi y'impanga ni bwoko ki, ni ibicurimo. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro